reka badusubize inyuma i Nyamata. Ubwo tugarutse inyuma muri Jenoside nyine muri Mata 1994, wa mwana w'umukobwa hano yari arimo kwiruka. Wirukaga urimo gukiza amagara yawe, wirukaga urimo gukiza amagara yawe. Hano hari mu giturage cy'iwabo, nta n'amakuru bafite, ubona ari abantu bishimye barimo kugenda batwereka abantu banditse ino filime. Iyi ni filime, mwibuke ko iyi ni filime ariko bagendeye ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Hano mwibuke yuko aba bantu n'ubundi ntabwo bari babayeho neza, bari bafite ubutegetsi bubi, ariko nako aka kanya dushimira ubutegetsi buriho bwazanye ubumwe. Hano Jenoside yaratangiye, itangirira hano mu giturage i Nyamata, niho barimo kutwereka. Ariko mwibuke ko Jenoside yari yarateguwe mu gihugu cyose. Hano batangiye kwica abantu, bakica abantu urupfu rubi, urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rubi cyane, kuko bakoreshaga imihoro, imipanga, amasasu, bagakoresha ibintu, ubuhiri, bagakoresha nyine nabyita bya bikoresho bya gakondo. Hamwe wica umuntu ukamwica nabi. Hano abantu bari babaye inyamaswa, wa mukobwa hano yaraje aje hano aza yihisha. Ahandi wihishaga ukihisha ukagira ngo naho wihishe hari umuntu uri kugirire nabi, wabaga ufite ubwoba. Hano umukobwa yakomeje gukiza amagara ye, ageze hano akandagira ikintu ariko ntagashobora kuvuga. Hamwe wahuraga n'ikibazo, hano ikintu cyamwinjiye mu kaguru, ariko aracicika. Hamwe wariraga amarira ndetse ukarira ku buryo utanabasha no kurekura ijwi. Hano ikintu cyamwishe mu kaguru, arihangana, arangije akivanamo, ariko ntiyabasha kurira. Akenshi niyo unarize ukarekura ijwi hari ukuntu wumva uruhutsemo. Ariko iki gihe cyari igihe cyo gukiza amagara, aho wariraga ukamira mu nda. Byari ibihe bigoye. Noneho Jenoside yabaye mu Rwanda, yabaye n'igihe kinini pe. Baravuga ngo ni iminsi ijana. Ibaze iminsi 100 abantu barimo kwica abandi. Ibintu byari bibabaje cyane. Iminsi 100 abantu barimo kwica abandi. Iminsi 100 abantu barimo guhunga, nta kintu kibi bakoze, barimo kuzira uko bavutse gusa. Hano umwana w'umukobwa yarakomeje akiza amagara ye, ariko batwereka mu giturage abarimo kuraswa, abarimo gutemwa. Nyagasani, ibi bintu byari birenze ukwemera, wagira ngo Satani yari yamanutse aza mu bantu. Byari biteye agahinda. Hano bari kubabwira ati reba mbona hariya mutagira n'umwe musiga hano. Ubundi gahunda yari iyo kwica ubwoko bw'Abatutsi bugashira burundu, niyo yari gahunda. Ariko ikintu kibi cyonyine cyo kugira ubuyobozi bubi. Hano batweretse umwana w'umukobwa, hano bafataga abantu ku ngufu, bakoraga ibintu bibi cyane, ariko bibi cyane. Hano umwana w'umukobwa arwana n'ushaka kumufata ku ngufu, ariko wa mwana w'umukobwa arimo kugenda batwereka wa mwana w'umukobwa. Hano ikigabo gishaka kumufata ku ngufu, umwana w'umukobwa aranga. Umwana w'umukobwa yanga yuko bamufata ku ngufu, ariko batwereka na wa mwana w'umukobwa akibonye
yanze yuko amufata ku ngufu kiramwica. Nyagasani, kiramwica. Hano niko byagendaga. Abantu bakoze amahano, bakoze ibintu bitari byiza, bakoze ibintu birenze ubwenge, bakoze bamwe baranavuga ngo wagira ngo ni amana yari ikintu gihugu. Ako kanya ari umwana w'umuhungu waje afunga ati tonde utuze. Yamufashe umunwa, undi aramubwira ati ntunyegere, ati humura ndi hano kugukiza, ndi hano cyangwa kugufasha, ati ihangane ndi hano kugufasha kandi mbabarire unyumve, ati ndakubwiye ngo ati mbabarire mukize. Mwibuke ko ntabwo haburaga abantu beza bamwe na bamwe, cyangwa ugahura n'abo murimo guhungana mukaba mwabasha guhungana, Imana yabafasha mukarokoka kuko hari ah'Imana. Ati njyewe kugira ngo umfate ku ngufu turapfana, ati kugira ngo umfate ku ngufu turapfana, ati umbabarire. Undi aramubwira ati okay, nta kibazo, njyewe ngiye kugenda, nawe ugende inzira yawe. Ati nta kibazo, ati komeza inzira yawe. Hano umuhungu yashatse gufasha umwana w'umukobwa, ariko umwana w'umukobwa yahahamutse, aravuga ati nta kibazo, kangenda inzira yanjye, nawe ugende iyawe. Umwana w'umukobwa, mwibuke ko ni inkuru turimo kumva y'uyu mwana w'umukobwa, gusa ariko tunarebera ishusho hamwe ry'ukuntu byari byifashe mu gihugu cyacu. Byari ibintu bibi cyane, byari ibintu utabasha kuza hano ngo uvuge uko wiboneye. Natwe tuba tuvuga nubwo tutaba twaravutse icyo gihe, tubundi tutabibonye, ariko amateka yacu ubwayo arisobanura. Hano umwana w'umuhungu yaragarutse aza ariko yitonze. Hano byasabwa yuko umuntu aba yabasha kukugirira icyizere, kuko hano byageze aho umwana yica mama we, umubyeyi akica umwana we, ababyeyi ubwabo hagati yabo bakicana ngo barimo gupfanga amoko. Nyagasani, byari ibintu bibi. Hano aramubwira ati rero ugomba kunkurikira, nimba ushaka tugomba kunkurikira, tukagenda tukareba uburyo twihisha cyangwa tukareba uburyo turokoka. Ati rero nta kindi kintu, ntabwo waguma hano, nuguma hano bari buze kukwica. Mu giturage bageze aho ngaho batangira gutwika. Abantu bari babaye amadayimoni, bari babaye nka Satani, bari babaye abantu babi cyane. Batangiye gutwika bafite imihoro, imipanga, amashoka. Ariko ibi byose byaberaga mu gihugu kimwe, byaberaga intambara yasaga nkaho yateguwe neza. Iyi ntambara yari yarateguwe, hahandi uvuga ngo ubuyobozi bwari buriho, ntabwo navuga ko bwari ubuyobozi bwiza, bwari ubuyobozi bubi pe, ubuyobozi budashyira abantu ngo babaringanize, babagira abantu bamwe. Ubuyobozi bwari bubi, ari naho tugomba kuzajya dushimira ubuyobozi bwacu, na perezida wacu Paul Kagame, tukamushimira. Hano umwana yageze mu giturage cy'iwabo, asanga abantu b'iwabo bose bapfuye. basanze abantu bose baba bapfuye. Reba abana bapfuye, barangiza ibaze gupfa. byari birenze. Noneho ugasanga ibaze umwana nka gutya agapfusha umubyeyi we akamwicara iruhande. Ibaze umwana uba warabonye bino bintu, mwibaze
mw'abana mwe. Hano umwana w'umukobwa yageze mu giturage cy'iwabo asanga igiturage cy'iwabo cyose bagishyize hasi, abantu babishe noneho urw'agashinyaguro, urupfu rumwe rubi cyane. Umwana biramurenga arangije yabonye hano byari biteye agahinda. Hano yaraje abona musaza we ati Nyagasani, ati ibi ni ibiki koko bakoze, ati ibi ni ibiki bakoze, noneho ibi ni ibiki bakoze, aba bantu ni ibiki bakoze, aba bantu ni ibiki bakoze. Undi amuga ati ceceka, hano warariraga ukarira, ariko ukarira, ati ceceka, nyamara tunukomeza kuvuga cyane, ati natwe baraza batwice, ati ceceka, ati ceceka, ati ahubwo haguruka duhunga, ati nguyu ni musaza wanjye, ndebera n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru, ati ni musaza wanjye. Umwana reba aba bantu ibintu bakoze. Abantu baragiye bahinduka inyamaswa, ariko n'iminsi yagiye yicuma, ariko abantu bagakomeza kumva banyotewe no kwica amaraso. Dore icyo bita rero ijoro ribara uwariraye. Iki nicyo bita ijoro ribara uwariraye. Guhunga uhungisha amagara, guhunga nta kintu kibi wakoze, guhunga uzi ko usigaye wenyine, famiye yawe bayishe, guhunga uzi ko urimo guhunga igihugu cyawe, igihugu wavukiyemo, si n'ayandi mahanga, guhunga uzira ubuyobozi bubi, guhunga uzira abantu babi. Undi hano yakomeje kumubwira ati ihangane, ndimo kumva ibihe urimo gucamo, ati ndimo kumva ibihe rwose urimo gucamo, ati ndimo kukumva neza cyane, ati ndimo kukumva neza cyane, ati kandi ubu nanjye ndimo kwibaza, ati se jyewe hari abanjye baba barokotse, ati ndimo kubyibaza, ati kuko abo bantu barimo kutwita inyenzi. Ibaze abantu bicaga abandi barimo kubita ngo ni inyenzi barimo kwica. Ibaze, ese wowe Mana y'isi n'ijuru, ibaze kubona abantu barimo kwita abandi inyenzi ngo barimo kubica, ngo babona ko atari abantu nk'abo. Ibintu ahantu byari bigeze, ibaze ni ukuri kw'Imana mu ijuru. Umuntu agahunga, arimo guhunga umuturanyi batizanyaga, basabanaga umunyu. Umuntu agahunga arimo guhunga umwana we, umuntu arimo guhunga umuyobozi we wamuyoboraga, umuyobozi arimo guhunga umuturage we. Ibaze hano abana bakomeje, umwana hano wakomeje kuvuga ati aturiya ni wo wari umuryango wanjye, aturiya ni wo wari umuryango wanjye. Atari kurimo kwibaza, ese turimo kuzira iki? Ati ndimo kwibaza ikintu turimo kuzira. Ati kuko ndimo kwibaza ngo twakoze iki? Ese twakoze iki? Twacumuye iki? Koko? Umwana w'umuhungu aramubwira ati ngaho rero egera hano umuriro, tureke gukomeza gutyo, egera hano umuriro kuko imbeho nayo ubwayo yaza kukwica. Icyo bita ijoro ribara uwariraye. Nituzajya tumenya amateka, cyane cyane amateka y'igihugu cyacu, tujye tuyubaha,
tujye twubaha amateka y'igihugu cyacu tunabashe kuyigiraho. Bakomeje kutwereka ahantu hamwe na hamwe bagiye bica abantu. Ibaze ukisha, hano umwana w'umukobwa yarishe abona ababyeyi be barimo kubica, hamwe wabaga urimo kubona abavandimwe bawe, ababyeyi bawe barimo kubica, ariko ukisha bagaza bagafata uduhiri bakica abantu. Hamwe agahinda kakwicaga kakakugumamo, amarira akaba ari yamanuka gusa, hamwe utabashaga no guhumeka. Wabona agahinda kanyenaga kakakwica, ubona abavandimwe bawe, ababyeyi bawe cyangwa n'abandi bantu barimo kubica, bikakugumamo handi wovuga hamwe watabaraga ubuzima bwawe, ariko kandi ubona n'ubwo abandi abantu ukunda barimo kugenda. Hano ababyeyi bose barabishe umwana hano, ariko ugenda bavuga ati tujye no ku rundi rugo. Ibaza abantu ukuntu byari byagenze. Aba bantu bari babaye iki? Aba bantu ese Mana ni hatari. Hano umwana w'umukobwa yakomeje kuba ari hano, ageze hano yumva arakomeza ararira, ariko hahandi urira ijwi nirisohoke, arira ijwi nirisohoke. Hano mwibuke ko hari abarimo kugenda nabo bashaka aho bahungira. Wa mwana w'umukobwa na wa mwana w'umuhungu barimo kugenda hano, barangije baraza babona hano umwana w'umukobwa, wa mwana w'umukobwa arimo kurira, narimo no kureba, aranya ati bite, arikanga ati bite, ati gwino hano, ati gwino, baramuhamagara ati wigira ubwoba, ati gwino vuba vuba, ati gwino. Hano wabonaga, hano ni handi wabonaga na mugenzi wawe, ukaba uvuga ati mbonye umuvandimwe, umuntu duhuje ikibazo. Ati arangije arababwira ati hano ni mu rugo iwacu, ati abantu bose barabishe, ati muzi. Hano umwana w'umuhungu yakomeje kubitaho, ariko ndebera ni ukuri kw'Imana Nyagasani. Hano umwana w'umukobwa yaraje abona ababyeyi be bapfuye, abona papa we yapfuye. Ibintu byari biteye agahinda, n'umubabaro, byari birenze ibitekerezo bya muntu. Iyi Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ntimukegeranye n'izindi ntambara. Urabona izindi ntambara zabaga wenda ari iz'ibihugu abantu, ariko hano ni hahandi Abanyarwanda, reka mbivuge gutyo, Abanyarwanda, hahandi nyine abenegihugu, abantu bavindimwe, abantu bafite ubwenegihugu, nyine abantu navuga ko abantu bo mu gihugu cyangwa abantu bavuga ururimi rumwe aribo bishe abandi bavuga ururimi rumwe. Abanyarwanda hano ukubera ikintu cyonyine, ubuyobozi bubi.
nyamara tujye dushima leta yacu, leta yatugaruriye, kuko leta yakoze ibintu ibaze guca. Hano umwana w'umuhungu yaraje asanga no mu nzu abantu bose babishe. Hano umwana w'umukobwa yaragiye abona asanga na murumuna we bamwishe, ararira asanga na murumuna we bamwishe. Mwibuke yuko gahunda yari yo gutsemba abantu bose bakabamara, yari yo kwica abantu bose bakabamara, kwica abatutsi bose bakabamara. Ese uyu mugambi mubisha koko kubera iki wabaye? Kubera iki ibi bintu byabaye? Gusa nyuma ya byose tujye twigira ku mateka ibyabaye ntibisongere kuba, nk'uko duhora tubyigishwa, nk'uko twabyigishijwe. Urukundo nirwo rwa mbere, turi umwe kandi urukundo nirwo rugomba kuturanga. Twibuke twiyubaka. Mwibuke ko turimo kwiyubaka ku nshuro ya 31. Ako kanya baje kumva harurira hirya ati se hano hari umuntu waba uhari? Agiye kubona abona n'undi, ati umuvandimwe wanjye, n'undi muvandimwe we wabashije kwihisha, arimo kwihisha. Ariko nababwiye hano warariraga ukarira, ariko ntihagire niwumva ijwi ryawe ukarira ikiniga kikakwica. Ati muvandi uracyahari? Ati yego. Ati ndacyahari, ariko abantu bacu bose babishe, babamaze. Hano n'umuhungu ikintu yakoze, yavuze ati reka nanjye nce iwacu ndebe uko byifashe. Hano nta n'inyoni yari irimo gutamba. Mwibuke yuko nta n'inyoni irimo gutamba, kuko n'inyamaswa zigira ngo zikabona zirabirenze zikagenda. Gusa hano ikintu bita ngo inkongoro, byari ibintu bibabaje. Hano barageze hano mbumva nta n'inyoni isa n'itamba, nta n'inyoni itamba. Hano akiri hano hari ikintu yumvishe gikomye, ati mucicike. Ati rero ati mucicike. Mwibuke hano ukaranga amagara namanika akaboko. Byari ibintu bibabaje. Iyi ariko nkomeza kubibutsa, iyi ni filime bakoze ikozwe kugira ngo ishingiye ku mateka cyangwa kuri Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Hano wa mwana w'umukobwa urimo kutubwira iyi nkuru yose, kuko arimo kutubwira urugendo rwe rwose. Mwibuke ko twatangiriye inyuma ya Jenoside, hano noneho turi muri Jenoside uko byari bimeze. Ariko unabifata ko hose noneho iyi ni filime bakoze bagendeye ku mateka. Mwibaze noneho ukuntu byari bimeze. Nyagasani reba, hano umwana w'umukobwa yarafunguye asanga hano bishe abantu. Umwana w'umukobwa ati cicika, ati mbabarira ucicike. Umwana w'umuhungu arangije ati hano warahahamukaga, hamwe wabonaga ibintu bikakurenga, ukavuga ati nyagasani bikakurenga. Umwana w'umuhungu yarinjiye. Basi wenda niwe usa nkaho nyine ufite ku mutima ukomeye, ariko hano nta mutima n'undi ukomeye wabaga uhari. Hano umwana w'umuhungu yaraje abona papa we bamwishe. Umwana w'umuhungu yaraje abona papa we bamwishe. Hano umwana w'umukobwa we byaramurenze.
mwibuke ko twatangiye anavuga ngo ati ibintu nabonye aka kanya ntabwo bimva mu maso n'igihe mbona bisa nkaho nyibirimo, cyangwa nkabona bisa nkaho bimaze kuba aka kanya. Abantu baragiye nyuma ya Jenoside barahamuka bitewe n'ibintu babonye, bitewe no kubura ababo, bitewe abantu baragenda bamera nabi ku buryo ariyo mpamvu tugomba gushimira leta yazanye abantu yagiye bigisha, isa nkaho ibasubiza ku murongo, igihugu iragenda ikigira neza. Ubu ngubu turi mu gihugu cyiza cy'u Rwanda kimeze neza, igihugu navuga aka kanya noneho gitemba amata n'ubuki, naho mbere rwose barabeshyaga. Hano hari umwana w'umukobwa wari uri hano ati mbabarira ntunyice, ndaramubwira ati ihangane ntabwo ngenje kukwica, nahumura. Ndagira ngo hano turi abantu batatu, hano bafite abakobwa batatu, ndagira ngo uze nawe utwiyungeho. Ati oya, ati se nabwirwa n'iki ko nawe utagiye kumuhotera? Ati oya, ati ngwino nawe uve hano, ati ntabwo uri bugume hano ni umwana w'umukobwa, ati mbabarira uze hano. Kumbe hano ni urugo rundi bari baciyeho, cyangwa n'umwana w'umukobwa wari waje kurwihishamo. Ati ngwino tugende, umwana w'umukobwa nawe aramufata aramujyana. Nakubwiye ngo abantu bagiye batabara abandi ku buryo usanga ari umuntu uvuga ngo uno muntu yaranabaye. Hano rero yaraje afata wa umwana w'umukobwa ageze ahangaha, abona nimba ari papa we, araza ararira. Ibaze wajyaga ukabona umwana ibintu bimeze ati oya, ati wirira handi wabuzaga umuntu kuririra uwe kugira ngo adasakuza namwe bakaba babica. Ibaze ahantu byari bigeze. Ibi bintu byari birenze ukwemera, bagenda batubwira amateka bikaturenga. Abantu batatinyaga kwica abantu ngo babiciye no mu rusengero. Ibaze, hari naho numvishe ngo hari n'abamatsera, abantu tuzi abamatsera tuba tuzi ko ari abantu b'Imana, ari abantu b'iki. Ati hano bagakora nyine amahano, aribyo nashaka kubabwira, bagakora amahano bagatanga abantu cyangwa bakababwira ngo nibasohoke. Hano yabaramubwira ati Keza haguruka tugende, ntabwo twaguma hano. Keza we yari yahamutse, mwibuka ko yavuye mu giturage cy'iwabo na bose babishe. Hano abicanyi bazaga bavuga ngo u Rwanda ku bw'abahutu. Ibaze ngo u Rwanda ku bw'abahutu, niko abicanyi bazaga baririmba ngo noneho ngo bariya bose ngo ni inyenzi. U Rwanda ku bw'abahutu ngo abandi bose ngo ni inyenzi, cyangwa kuvuga ngo Abatutsi ni inyenzi. Hano babakobwa baraje barihisha, barangiza baraza abicanyi bafata umwana ati mumbabarire, ati oya ugomba gupfa, ati oya mumbabarire, ati ugomba gupfa ceceka, ati u Rwanda ku rw'abahutu. Bagakomeza bakavuga iki kintu ngo ya ugomba gupfa. Ibaza aho umuntu yazaga akabwira mugenzi we ngo ugomba gupfa. Si wowe wamuhaye ubuzima, si wowe wamuremye, si uri Imana, nta kintu uri cyo cyagombaga gutuma waka umuntu ubuzima, kuko si wowe wamuhaye. Hano umwana amubwira ati rero muguma ahangaha, urumva? Ati rero muguma ahangaha, ati munyumve, ati mugiye kugenda kandi nta buryo gusigana. Ati muri kunyumva, ati nta bintu byo gusigana. Ati
rero munyumve neza, ati tugiye gutambuka gake gake kugira ngo turenge hano hantu. Bazanye ibipine birimo kwaka, barangiza barambika kuri wa mwana w'umukobwa bamutwika ari muzima. Barimo kuvuga ngo bagomba gupfa. Mbibutsa yuko ati tugomba kubica izino nyenzi, ngo tugomba kwica inyenzi nyinshi. Babana barahekanye, uwari ufite igikomere. Hano umwana ageze ahangaha aragwa kuko ati undi aramufata. Mwibuke ko uyu nguyu ari n'umuvandimwe we, aramufata amuga ati jya mu mugongo muheke. Mwibuke ko abantu barahungaga bakava nk'ahangaha, bakava nk'i Kigali bakagera za Rusizi, bakambuka bakagera za hehe. Abantu baragenze. Dore nano icyo bita ijoro ribara uwariraye, ni iki ngiki baba bavuga. Babwiye ngo guhungisha amagara yawe, ugahungisha amagara yawe. N'ibi ngibi baba bavuga. Hano bamubwira ati Keza, ati kuba tugeze ahangaha ni ukubera Imana. Ati kuba turimo guca muri bino bintu ni ukubera yo. Ati kandi tugomba kubicamo. Ati iyi Mana ntekereza yuko ibi bintu byose tuzabicamo, tukongera tukagira ubuzima bwiza ndetse tukabaho neza. Ati Keza, tugomba gukomera. Tugomba gukomera. Imana izaducisha muri bino bintu bigoye. Ati rero tugomba gukomera. Ati kandi wihangane. Keza hano yumvishe ikintu, ati hoya humura, nta kibazo, nta kintu na kimwe gihari. Hano umwana yarahahamutse, ati humura, nta kibazo na kimwe gihari. Ati nta kintu gihari. Ati komera, nta kintu na kimwe gihari. Hano bose barikanze. Ese ni bande bumvishe? Hano barikanze. Mwibuke ko iyi ntambara uko yabaga hose ni gutya, uduce twose two mu gihugu twinshi, ariko uduce twose ni kubera ko iyi Jenoside yarateguwe, niko hose byabaga bimeze. Abantu bose bari bahangayitse, abantu bose bari barimo kwicwa. Amateka hano baraje barazimya. Hano byari ngombwa yuko muzimya kugira ngo hatagira n'ikintu na kimwe kigaragaza yuko hano hari abantu. Barazimije, bari barimo kumva ba bantu baraje barazimya, ugapfuka umwotsi kugira ngo utazamuka, kugira ngo ariko sinzi. Hano iminsi yakomeje iricuma. Mwibuke ko Jenoside yabaye iminsi 100, hapfa abarenga miliyoni. Nyagasani, hapfuye abantu barenga miliyoni, Abatutsi barenga miliyoni, harimo abagore, abana n'abagabo, abakecuru n'abasaza, ingeri zose. Hano batweretse, bakomeza kutwereka b'abakobwa, kutwereka abakobwa hano bari hano mu kizu. Iminsi yakomeza iricuma, ariko abantu bagiye bicwa. Hano hari icyo bikanze. Ati nta kintu mwumvishe. Barakomeza, baraza. Afata ati utuze. Ati Kiza, hano tugomba kwirwanaho. Ati Kiza, hano tugomba kwirwanaho. Arangije afata igiti. Harije ati ni njyewe kumwe ni wa mwana w'umuhungu. Ati ni njyewe muhumure. Ati ni njyewe.
ati ni njyewe muhumure. Ati se waba ubonye ubufasha? Ati ubonye ubufasha bw'umwana w'umuntu? Ati nta bufasha mbonye. Ati nta bufasha buhari nyagasani. Ati nta bufasha buhari. Ati nta bufasha buhari pe. Ati se noneho tugiye gukora iki? Tugiye gukora iki? Ati rero tugomba gushaka plan B. Ati ngiye kujya mu kindi giturage cyangwa mu kandi gasantere ndebe ko nabona ubufasha. Ati murimo kubyumva? Ati ngiye kujya mu kandi gasantere ndebe ko nabona ubufasha. Ako kari hano ati hoya ntabwo wakongera kudusiga hano. Ati mu nyumve nta kintu muri bube ndi wuzi. Ati hoya ntabwo twakongera gusigara ngaha. Ati ariko mu nyumve, ati tukujyana niko twese dupfuye twapfira hamwe. Ati mwebwe muguma ahangaha, hano hantu ashobora kuba hatekanyemo gakeya. Ati muguma ahangaha. Ati muguma ahangaha njyewe ndahita ngaruka. Ati ngiye gushaka ubufasha ndahita ngaruka. Ati murimo kunyumva? Ati yego. Ati guma ahangaha rero. Ati muguma ahangaha. Wa muhungu aterura cya giti nawe cyo kugira ngo aze kwirwanaho nagera ushaka arangije areba umwana w'umukobwa aramubwira ati ndi bugaruke. Ati ndagaruka. Umwana w'umuhungu arangije abasiga aho ngaho aragenda. Basigara hano. Nyagasani ibi bihe byari bigoye ahandi inshuti yawe yakwicaga, handi wari urimo guhunga inshuti yawe, wari urimo guhunga ababyeyi bawe, warimo tujye twumva inkuru abantu bagenda batubwira cyangwa ubuhamya abantu bagenda batubwira tukumva biraturenze, ukibaza ngo ibi bintu byakozwe n'abantu, kumva nyine birakurenze. Hano wa mwana yageze hano muri karitsiye yaragiyemo asanga abantu barimo kubica, abantu bakomeze kwica abandi nta kintu na kimwe, uko babica ariko babasahura, bakaza bakabatwikira amazu, kuko gahunda yariyo kwica abatutsi bose bakabamara. Abantu bari babaye inyamaswa. Ati bakomeza kuvuga rya jambo ati u Rwanda ku rw'abahutu. Abantu bari barashyize imbere amoko. Ahandi twari tugeze, mwibuke ko wa musore yari yagiye kureba abantu bashobora kuba babafasha cyangwa bashobora kuba babufasha. Yageze rero muri karitsiye, mwibuke ko yasanze abantu barimo kubica, barimo kubakorera ubw'agashinyaguro, abantu barimo gushya, abantu babatwitse, abantu babatemye, abantu babamaze. Hano gahunda yari ihari yari yo kwica ubwoko bw'abatutsi bose bugashira. Hano yaraje asanga abantu bose bashize, agahinda karamwica. Banze yari na karitsiye y'iwabo, arebye ku ruhande abona hano hari umukobwa nawe uryamye bamwishe. Hano abantu bose, abantu bari babaye inyamaswa, mbibutse yuko iyi ni filime yakozwe bagendeye ku mateka yabaye mu Rwanda, amateka y'amahano yabaye mu Rwanda mu 1994 ubwo Jenoside yakorerwaga Abatutsi yabaga. Hano yaraje, tugaruke aho yasize babana b'abakobwa. Hano imvura yatangiye kugwa, nibuke ko noneho muri bano bakobwa harimo n'utwite. Imvura hano yatangiye kugwa, itangira kugwa, bagutitira. Hano byabaga waratitiraga, hano imvura yarakunyagiraga, n'uyumva utagira ngo hano no kuba none ngo barimo gutitira, ubwo babaga bafite. Yarababwiye, yaramubaje ati ese uratekereza ari bugaruke?
ati yego ndabizi neza ko ari bugaruke, ati yagiye gushaka ubufasha, ndabizi neza yuko ari bugaruke, ati rwose ari bugaruke. Hano ubwoba bwivanzemo kubaho nabi, bwivanzemo nyine byari ibihe bigoye, byari ibihe ko bakunda kubivuga, ibihe by'amaraso, ibihe by'icuraburindi, ibihe bibi byari bigoye cyane cyane. Hano bakomeje barimo kwibaza kuri musore ati ese kuko ari buze, bakomeza ati rero ntabwo rero tugomba kuba twava hano, ati ntabwo twava hano, ati se urumva umeze gute? Undi azunguza umutwe, nyine hari ukuntu ubona ukabona ibintu byakurenze, ukabona ibibazo byakurenze. Iyi ni intambara yabaye imyaka ishize itegurwa, hari hashize igihe kinini itegurwa, kuko ntabwo ari ibintu byaje ngo bihurirane gutya, ahubwo byari byarateguwe kubona iyi mu gihugu kimwe abantu bo intambara ibera icyarimwe mu bice byose. Hano abantu batangiye rero guhunga, bava hirya no hino, abantu bahunga. Mwibuke ko uko babitubwiye hano, aba bantu berekezaga muri Uganda cyangwa bambukaga berekeza muri Uganda, ubwo nyine n'ibindi bice byose abantu bambukaga bahunga. Nuko hano kuri ino filime turimo kureba, aba bahungira Uganda. Hano hari bakobwa bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka tugende, bari bumvishe nyine abantu, barebye babona abantu barimo guhunga, ati rero bano bantu nta kibazo, reka twabakurikira tukajya aho barimo kujya, kuko babonaga nyine ari abantu barimo guhunga kandi natwe turimo guhunga. Ati rero tugende tubakurikire, tujye ahantu barimo kujya, ati tujye ahantu barimo kujya, ati mubanguke twerekeze ahantu barimo kujya. Barangije barazamuka kugira ngo nabo bajye mu murongo w'ahantu barimo kujya, mu murongo w'ahantu barimo kujya. Ibintu byari bigoye, uzi kwirukanka, uzi ko nta kintu wakoze urimo, byari ibintu nyine bibabaje biteye agahinda. Hano hari abo babonanye, ni gutya wageraga gutya ugahura n'umuntu wawe, ati umeze gute? Ati ntabwo umeze neza, ati urabona ko iyi situation cyangwa ibi bintu turimo ntabwo byoroshye, ati ese abandi barihe? Ati bose bapfuye, ni njye usigaye njyenyine, ati ihangane.